Nyamirambo nibuka rimwe yuko twiyeze kujya gusengerayo icyo gihe na perezida wa BYAMUBEREYE yaje kuhasengera. Rero nge najyaga nseka abantu cyane nkibaza ariko umuntu bo mu idini itari Katolika abona na perezida w'igihugu ari ryo dini arimo, numvaga ari umusazi, numvaga yarabuze ubwenge, numvaga yarataye umutwe. Ikindi kandi numvaga mbabajwe cyane n'umuntu wavugaga Bikira Mariya nabi. Wowe numvaga nteye agahinda, nkumva yabuze ubwenge. Abari aho bashaka kudasobanukirwa niyo mvugo, ariko turabizi ko ari abantu bari bazi cyane ibintu byo kubumba inkono byo bubumbyi. Rero murabizi ko barazibumbaga, igihe kikagera mu kuzigurisha barazitemberezaga, kandi mu kugira ngo akwereke yuko ikomeye yayikubitagaho. Yego, natwe rero twaravugaga ngo kugira ngo mbe umudive, ngo nawe umutwa, ngo nkabumba inkono, ngo nkajya nirirwa nzitembereza, ngo nyine ngo ni uburyo bwo kukwereka yuko biciriritse ari ibintu ibyo bintu biciriritse. Nuko nyuma y'intambara nagiye kwiga muri apase, ngezeyo uwo mukobwa nasanze yo twari tuziranye, tuvuka hamwe, yatangiye kunganiriza ibyerekeranye n'abadive. Iyo naramubwiye numva mbabwire kwiyemera kwanyu no kwishyira hejuru no gusebanya naje hano mbizi. Ubwo rero abo bahungu umwe agahaguruka akavuga ijambo ry'Imana, bari barasabye abarimu barababwira ngo babarire ikibaho taburo. Bari barabwiye umuprofeti uzajya utubabarira uwo ari we wese baje kubisaba. Iki kibaho bakigabanyamo ngo icya 10, ntabwo icya 10 nari nzi icyo ari cyo, bakigabanyamo agapariti kamwe gatoya gace ko hirya, bagasimburana kwandikaho verse ijambo ry'Imana umurongo. Icyo gihe rero ibintu baganiriyeho cyane byari biri, bavugaga ibyerekeranye n'uko Imana yahaye manu Abisiraheli, barimo kuvuga iby'isabato. Ariko mbere yaho hakaba hari ikintu bavuze kirambabaza, kivuga ngo umunsi w'Imana ngo ni isabato, ngo naho ku cyumweru ngo ni umunsi wa mbere. Ibyo bintu byarambabaje kuko numvaga ko kwagusebanya kuko bagukomeje, kuko ngewe nakuze nzi neza yuko buriya ku cyumweru ari umunsi wa 7 ari wo munsi nyine w'Imana. Ariko bagiye kuvuga baravuga ngo isabato ni umunsi wa 7, nkahita numva ahubwo ubujiji bw'aba ahantu bushingiye, nkavuga se ni wa 6. Nkavuga ariko mana nk'ubu aba bantu numvaga mbasengeye nkumva ndanababariye cyane, nkumva ninjishe. Ikintu cya mbere, umunsi wa mbere ntazibagirwa wambabaje, ni umunsi narambuyeho dictionnaire njya ahantu handitse ngo dimanche, nasanze handitsemo ngo premier jour de la semaine, umunsi wa mbere w'icyumweru. kandi umaze imyaka ingana ityo wari uzi ko ari wa 7? Nzi ko ari wa 7. Icyo gihe nibwo agahinda kanjye ka mbere katangiye kuza ku idini ryanjye nakundaga ryitwaga Katolika. Nari bizi ko ari ikiriziya imwe itunganye Katolika, numva na rwaserera yo kuvuga ngo hari irindi dini natekereza. Ikindi kintu cya kabiri cyambujije amahoro ni ikintu cyatumaga manu irara ku yindi minsi ikagwa inyo, yagera vendredi bagatoragura kabiri, isabato ntigwi. Ngaho urugendo rwanjye rw'intambara rwatangiriye. Bandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kwishimira ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka duhana umugisha. Andi mahirwe akomeye tugize kongera kubona muri uyu mwanya, tuje kuganira iby'Imana, tuje kumva iby'Imana yagiye ikorera abantu bayo, atari mu gihe cya kera gusa ahubwo no muri iki gihe.
ntabwo twari kwakira abantu baduha ubuhamya, ariko umunsi mfite amahirwe atangaje yo kuba ndi kumwe n'umubyeyi hano ugiye kutuganiriza ibyiza Uwiteka yamugiriye, kandi mu kanya turaza kumuha umwanya atwibwire mu buryo buruseho, ndetse aze kutugezaho ayo amakuru meza amenwa n'abagenzi yuko Imana yabanye nawe ikamumenyesha umucyo wayo, harimo n'umucyo w'isabato. Mbere rero yuko tuguha umwanya, ugiye kubanza twibwire mu magambo make, hanyuma numara kutwibwira kandi udusengere, hanyuma tuze gukomeza. Amen. Murakoze cyane. Nitwa INGABIRE Marie Grace. Ndi umumama, mfite abana nyine, mfite n'umutware. Yego. Imana ishimwe. Amen. Kirutaho ndi umwana w'Imana. Amen. Amen. Mubanze mudusengere, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro cyacu. Urera Data kandi urakiranuka, izina ryawe niryubahwe. Amen. Uri mwiza ibihe byose, uruhoraho, uri nyir'ububasha n'ubushobozi. Imigambi yawe ni myiza kuri twebwe, izina ryawe nirishimwe. Amen. Muri cya gihe cyose wagiye uturinda, n'uyu munsi wari urimo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Rero turagutumiye ngo uzubane natwe, uganze, ushyirwe hejuru, ibijya hejuru byose kugira ngo bidukingirize tweho kubona bikurweho. Turashaka mu maso yawe utwiyereke, kandi natwe tukubone, nawe utubone, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ubwo tugiye kuvuga, ndakwinginze ngo turinde kuvuga ibyacu, turinde kuvuga ibyo twishakiye, ahubwo nyir'ijuru ibyo ushima, ibyo ushaka, ibituma abatwumva natwe ubwacu imitima yacu ihindukira ukayibona unezerewe, kandi natwe Data tukanezerwa, izina ryawe rigashyirwa hejuru. Ikirutaho ukaduha umwuka wawe wera, atuma tubasha kwihana. Ndakwinginze ngo biduhere ubuntu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Grace rero ni ku mucyo w'isabato. Dushishikajwe cyane no kurushaho gukuza ubwami bw'Imana mu isi, tumenyesha abantu umucyo wo mu ijambo ryayo, mu buryo bw'umwihariko umucyo werekeranye n'ukuri kw'iki gihe, ukuri kwirengagijwe na benshi, cyangwa se abenshi badasobanukiwe bitewe n'amahirwe bagize mu buzima, kugira ngo barusheho kubisobanukirwa. Twamenye amakuru yawe rero ko Imana yakugiriye neza, kandi udafite ipfunwe ryo gusangiza abandi iby'Imana yagukoreye, kandi tunejejwe nuko Imana iduhaye amahirwe, ya gahunda twapanze tukaba tuyigezeho, ukaba ugiye kuduha ubwo buhamya bw'iby'Imana yagukoreye, ubwo bunararibonye kuko Imana yagendanye nawe. Twizera tudashidikanya yuko abadukurikiye bari guhangana n'urugamba natwe twigeze kunyuramo, ariko kubabwira uko byatugendekeye bibasha kubafasha muri urwo rugamba kugira ngo barusukemo banesheje. Rero dufite amatsiko yo kumva uko Uwiteka yaguhamagaye nuko byakugendekeye. Umwanya ni uwawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nk'uko nabibabwiye, amazina yanjye nayavuze ni INGABIRE Marie Grace. Nagize umugisha wo kuvukira mu muryango urimo n'abandi bana. Tugira amahirwe, abandi bo ntekereza ko sinzi uburyo bwabo, ariko ngenda nuko nguko mbivuga, kandi nabibonye yuko Imana yatugiriye neza, tuvukira mu babyeyi badufashije kubaho tutinubira impamvu twavutse. Icyo mbivugiye ni uko mu bintu bya mbere bihatiye kudutoza n'ubwo ubwenge bwo mu isi bashaka ko tubumenya, ariko nanone barwanye n'intambara yo kugira ngo tumenye n'ubundi bwenge bwo kuyoboka Imana. Amen. Ubwo rero twavukiye mu itorero rya Katolike, aho ngiye nagize umugisha yuko ku rwanjye ruhande nabonaga hari ababyeyi banyitayeho cyane ku byo kumenyesha iby'ubwami bw'Imana, nubwo n'abandi batigeze baturobanura, ariko ku bwanjye nakomeje kubizirikana yuko barwanye intambara yo kutumenyesha Imana. Impamvu mbivugaho gutyo ni uko hari gahunda umubyeyi cyane cyane papa yajyaga agira
yo kutushyira mu marushanwa yo gufata nk'ibitabo byerekeranye mu isoko Katolika igikunda kugira ubutabo burimo amasengesho atandukanye, yo kuvuga ku batagatifu cyangwa se kuri roho mutagatifu cyangwa se kuri Bikira Mariya. Najyaga ngira umugisha rero papa kuko yaranyizeyeho nk'umuntu uzi n'ubwenge bwo mu ishuri, utwo dutabo akatugura akatunyoherereza. We yakoreraga hano mu mujyi wa Kigali, twe twabaga mu majyepfo, akaduha abantu ngo banzanire utwo dutabo. Ikindi twege mu rugo yarwanaga intambara yo kugira ngo tumenye n'icyerekeranye no gusenga. Bari tuzi yuko gusiba misa ari icyaha ujya kwicuriza mu ntebe ya penetensiyo twabaga twasibye, uretse ko bitanabagaho kenshi. Twari tubizi ko tugomba kujya kwicuza icyo cyaha. Muri make rero nakuriye aho ngaho mu rusengero cyangwa mu kiliziya, kuko nakuze ndi umwana w'umuririmbyi mu kiliziya. Nakuze twegeranye na paruwase, nakuze twegereye paruwase ya Muyunzwe, ni Muyunzwe mu majyepfo mu karere ka Ruhango. Twari twegeranye ikigo nyine cy'abapadiri, twari twegeranye n'ikigo cy'ababikira. Aho niho ubuzima bwanjye nari mbuzi, kandi n'ishuri twigagaho ryari hafi aho ya kiliziya, ku buryo twatozwaga kenshi kuba mu kiliziya. Igihe rero cyarageze mva muri urwo rugo, aho navuye njya ni ku ishuri, kuko ubundi ubuzima bwacu nyine njye numvaga mu bantu bavutse, numva rwose nararezwe ntafite ikintu cyo kwinubira ko navutse. Njye nshima Imana ko icyo ngicyo Imana yakinkoreye. Numva naranyuzwe nuko navutse nuko narezwe. Ntago nyine hari umuntu ashaka kuvuga ati ahari kunyurwa no kuvuka muri iyi si nuko wakurira ahantu hari amafaranga menshi cyangwa hari ubundi buzima, ariko ubuzima ngiye nakuriyemo rwose bw'icyo cyaro bwaranejeje cyane. Yego, n'umuhata w'ababyeyi bagize rwose, ukuri bari bazi nuko batumenyesheje. Igihe rero cyarageze nihuse ahari mvuye aho mu rugo, ariko nanone ntaragera aho ngaho nari ngiye muri segonderi. Mvuye mu rugo muri primaire najyaga ndwana intambara kuva kera yo kumva nezerewe n'ababyeyi banjye, nkumva nejejwe n'ababyeyi banjye, nkumva mu buzima numva nirindaga ikintu cyatuma bababara. Numvaga nyuzwe nuko navutse. Hanyuma igihe kiragera njya kwiga muri segonderi. Segonderi rero nagiye kuyiga Isafi mu bafurere Mariste. Aho ngaho urumva ubuzima bwa gikristo muri Katolike bwarakomeje, nanyuzwe nabyo. Igihe rero kiragera, intambara iraba. Intambara ibaye rero, muzi ko amashuri yabanje gutangira n'aya prive, nayo mu maprive cyane mbere ya leta, nyuma ya jenoside. Ubwo urumva nakuriye mu majyepfo, ariko intambara irangiye naje kubana na mukuru wanjye wari utuye Kimisagara, tuba ari we tubana. Byaranyoroheye rero ko igihe cyo gutangira kw'amashuri kigeze, nagiye kuri Apase Kabusunzu. Bari mu bafunguye mbere? Bafunguye mbere, nanjye njyayo. Ngezeyo rero nahuriye n'umwana umwe w'umukobwa ari umushuti wanjye. Icyo gihe yari ataraba inshuti yanjye ho cyane, ariko twari duturanye aho tuvuka, aho mu majyepfo. Twese twari abakatolike bisanzwe. Niyo mpamvu rero nahageze tuza kuganira iby'ishuri. We yari abiziho cyane, kuko we nasanze yaramaze kuba umu-Adventiste, ariko ngewe nari mbizi neza yuko kiliziya nk'uko yari yaradutoje, yatubwiraga ko kandi twizeraga ko kiliziya ari imwe itunganye Gatolika kandi ikomoka ku ntumwa.
ibyo niko imyizerere yacu, niko twabyemeraga, kandi koko numvaga nyuzwe no kuba umukatolike. Numvaga ntashaka n'undi muntu wavuga nabi wamvangira. Ntago nari mfite intambara yo kwibaza ngo idini numvaga njya nibuka ko kera hamwe n'abandi bana twiganaga muri primaire, aho nababwiye tuvuka wahasangaga nk'umwana umwe wenda mu ishuri kavuga ngo ni umudive. Ariko ibyo ni ibintu ntayeze nk'ubwenge cyane ngo numve mbyitayeho. Ariko nagiraga abashiti banjye twakundaga kuganira muri primaire, niwe twajyaga tuvuga ngo aho kuba umudive waba umutwe ukabumba inkono. Abatwari abariho bashaka kudasobanukirwa niyo mvugo, ariko turabizi ko ari abantu bari bazi cyane ibintu byo kubumba inkono byo bubumbyi. Rero murabizi ko barazibumbaga, igihe kikagera mu kuzigurisha barazitemberezaga, kandi mu kugira ngo akwereke yuko ikomeye yayikubitagaho. Yego, natwe rero twaravugaga ngo kugira ngo mbe umudive, ngo nawe umutwa, ngo nkabumba inkono, ngo nkajya nirirwa nzitembereza, ngo nyine ngo ni uburyo bwo kukwereka yuko ibyo bintu biciriritse. Nabonaga abo bantu bitwa abadive cyane ko ntabona ari nzi muri quartier, nabona ari nzi muri famille wenda ngo mvuge ngo harabona ari nzi, ariko numvaga ari uguta ubwenge cyane yuko nakundaga kuza inaha mbere ya jenoside. Hari igihe twajyaga tujya gusengerayo, habaga habaye nk'iminsi Nyamirambo. Nibuka rimwe yuko twigeze kujya gusengerayo, icyo gihe na perezida Habyarimana yaje kuhasengera. Rero njye najyaga nseka abantu cyane nkibaza, ariko umuntu uba mu idini itari Gatolika abona na perezida w'igihugu ari ryo dini arimo, numvaga ari umusazi, numvaga yarabuze ubwenge, numvaga yarataye umutwe. Ikindi kandi numvaga mbabajwe cyane n'umuntu wavugaga Bikira Mariya nabi. Wowe numvaga nteye agahinda, nkumva yabuze ubwenge. Ko njya nibuka yuko buriya mbere twajyaga dufata indangamuntu ku myaka ndumva ari 18. Ndumva ari 18. Iyo myaka rero yegereje, njya nibuka yuko nagiye mu kiliziya ngasenga nkabwira Bikira Mariya nti dore ntangiye kuba mukuru, ni kandi ndakwinginze uzamfashe ni kugira ngo nanjye nzaba umukobwa mwiza nk'uko nawe wari umukobwa mwiza, ntuzandinde kurangara, uzandinde mbese kwiyandarika. Kandi navuyemo numva yabyumvise. Rero numvaga n'umuntu uvuga nabi Bikira Mariya, cyangwa nkumva umuntu uvuga nabi itorero ryanjye cyangwa idini ryanjye, numvaga nta bwenge afite. Rero nk'uko nabibabwiye ngarutse hahandi, nari nababwiye yuko nyuma y'intambara nagiye kwiga muri apase. Ngezeyo uwo mukobwa nasanzeyo twari tuziranye, tuvuka hamwe, yatangiye kunganiriza ibyerekeranye n'abadive. Yo naramubwiye numva nkubwire, kwiyemera kwanyu no kwishyira hejuru no gusebanya, naje hano mbizi, naje gutangira ishuri mbizi. bivuze ko we yari umudive se? We yari yarahinduye, yaramaze kuba umudive kuko yabanaga na mukuru we kandi yarashatse umugabo w'umudive nawe umudive, nawe ageze muri uwo muryango agira ubuntu. Twe twumvaga yuko nyine ari ibintu byo gutandukira ari uguta umutwe, ariko nuko byari byaragenze. Hanyuma rero atangiye kubinganiza, ndamubwira ntumva rero ndakwingize cyane uhindura ibiganiro, ibyo ndabizi, nzi ukuntu mwiyemera, nzi ukuntu mwishyira hejuru. Ubwo yabigenzemo gahoro kubera ko yaranzi, twari tuziranye, tubigendamo gahoro kuko abigendamo gahoro. Ariko rero se wagize ngo iyo Imana igushaka, iyo Imana hari icyo ishaka kukubwira, uburyo bwose irabukoresha kuko ari Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi, ni Imana. We njya mvugana Imana uratangaje. Iryo shuri rero nigagamo ahari kunyura muri uwo mwana w'umushiti wanjye w'umukobwa byaranze, ariko Imana yahagurukije abanyeshuri twiganaga, ibakoresha navuga ngo ibintu ndengakamere.
urumva twari turi muri 5e segondere, ariko nakandagiye mu ishuri nsangamo cyane cyane abahungu babiri navuga ngo badasanzwe, Imana yahaye imbaraga, barangije baravuga ngo nta mwanya wo gupfa ubusa. Akanya kose babonye babaga bafite Bibiliya. Umwarimu yaba agisohoka mu gihe undi atarinjira, bakaba barambuye Bibiliya bagasoma muri Bibiliya. Ngewe nari nemeraga yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ariko nemeraga Bibiliya ntagatifu. Kuvuga ngo barazamurira Bibiliya numvaga nta kintu bimbwiye. Banza no mu muco wa Kiliziya ibintu byo gusoma Bibiliya cyane. Oya nubwo nakubwiraga ko mu rugo iwacu twakundaga ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana, ntago ari ugusoma Bibiliya. Twari dufite igitabo cy'umukristo cyabagamo gahunda y'amasengesho, ko gusenga bigenda, ariko ntago ari Bibiliya. Ntago byari byemewe, kubera ko iwacu aho mvuka, nibuka ko nyuma naje gutekereza maze gukura, nibuka ko hari umupapa umwe wari utuye haruguru y'iwacu, niyo bajyaga bavuga ngo asoma Bibiliya. Amakuru akaba azwi ko umuntu we ngo asoma Bibiliya, kandi buriya ntabwo byari byemewe. Byasaga nko gutandukira. Ntabwo byari byemewe. Byari ngombwa ko tugenda tukicara nyine padiri akavuga, tugakuramo ivanjiri tukayumva. Ubwo rero aba bahungu, umwe agahaguruka akavuga ijambo ry'Imana. Bari barasabye abarimu, barababwira ngo babarire ikibaho, taburo. Bari barabwiye umuprofeti uzajya utubabarira uwo ari we wese baje kubisaba. Iki kibaho bakigabanyamo ngo 10. Ntabwo 10 nari nzi icyo ari cyo. Bakigabanyamo agapariti kamwe gatoya, gace ko hirya, bagasimburana kwandikaho verse ijambo ry'Imana, umurongo. Ibintu numvaga ngiye biri kumbangamira. Ntago numvise ubusobanuro bwabyo. Nari nzi ko nyine ari kwaguhindira nyine ko abadive, ko kwiyemera, ko gushaka gusebanya. Numva nta kintu bimbwiye. Ariko rimwe rero baza no kuvuga ngo erega ngo bagera ahantu batubwira ngo ibintu byose umuntu yumvise ngo azabibazwa. Ibyo rero namaze kubyumva, noneho mpindura strategy. Ndavuga niba ari uko bimeze, batangiraga kwigisha nanjye ngapfuka amatwi. Batangira kuvuga ngapfuka amatwi. Igihe kimwe rero Imana naje kubimenya nyuma ko burya nabwo biri mu ntwaro zayo. Igihe kimwe umwarimu yarasibye. Asibye kubera ukuntu bakundaga kutwigisha, bamwe baragenda nyine bisangira abo bahungu ngo barusheho kubasobanurira. Urumva nubwo twigaga ntabwo abantu bose bari basobanukiwe kimwe nabo. Bamwe bisangira abo bahungu ngo babasobanurire ibyerekeranye n'ibyo bigisha, ibyo by'ijambo ry'Imana. By'ijambo ry'Imana. Njye narabibonye rero, mpita ngenda, hari agatebe inyuma y'urugi, ndagenda ndabitaza. N'ubundi nk'uko nari mbimenyereye, mfuka amatwi. Ndangije nicara aho ngaho, ibyo bavuga ntabyumva, ko numvaga ari ibintu nyine nk'uko nabibabwiye byo gusebanya by'amadini. Mfuka amatwi. Icyo gihe rero ibintu baganiriyeho cyane byari biri, bavugaga ibyerekeranye n'uko Imana yahaye manu Abisiraheli. Barimo kuvuga iby'isabato. Barabivuga ukuntu yabwiye Mose ababwire bajye batoragura manu. Noneho nibatoragura kandi batoragura ibihwanye n'ibyo bari burye, bari bumare bigashira. Nibo barimo kubiganira, ntago ari ngewe. Noneho batoragure bishiri. Aho barahagera, arangije baravuga ngo
wa gatandatu iyo taragera baravuga ngo iyo watoraguraga, bamwe banze kumva, baravuga ngo iyo watoraguraga byinshi ukabiraza ngo bwacyaga byaguye inyo, ngo byagaze. Aha, barongera baramanuka. Naje kumenya nyine ko ari mu kuva 16 icyo gihe ntago nari mbizi. Baramanuka bagera hepfo, baravuga ngo ariko bageraga ku wa nyuma, barababwira ngo none batoragure inshuro ebyiri, ngo noneho babirasi, ngo kuko ngo ku isabato ngo ntabyo bazabona. Ibyo ako kanya ntabwo nabyumvise. Ishuri ryararangiye, nigaga ntaha mu rugo aho Kimisagara kwa mukuru wanjye. hafi ya Kabusunzu. Yego, ntabwo hari kure. Ndataha. Ariko hagati aho intambara ikirangira, kubera ko uwo mukuru wanjye twabanaga yasengeraga muri ADPR, nubwo iwacu twavutse turi abakatolike, ariko nyuma yo gushaka yasengeye muri ADPR. Biba ngombwa yuko rwose yari abirimo muri ADPR, biba ngombwa yuko nanjye nabonaga bafite Bibiliya, twajyanaga gusenga, nanjye mbonye amafaranga nigurira Bibiliya yera, ndayigura. Ariko nubwo nayiguze ntabwo nari nzi ko ari Bibiliya, nari nzi ko ari ijambo ry'Imana, ariko ndanayiguze nyine nyirambika wo mu rugo. Noneho rero mvuye ku ishuri wa munsi, ngeze mu rugo, bya bintu byongera kungarukamo, bya bindi bavuze, bya bindi bigishanyaga hagati yabo, bya bindi nitaruye nagiye kure yabo nakutse n'amatwi, cya gitekerezo cya manu mu butayu. Ibyo biraje. Ariko mbere yaho hakaba hari ikintu bavuze kirambabaza, kivuga ngo umunsi w'Imana ngo ni isabato, ngo naho ku cyumweru ngo ni umunsi wa mbere. Ibyo bintu byarambabaje kuko numvaga ko kwagusebanya kuko bagukomeje, kuko ngewe nakuze nzi neza yuko buriya ku cyumweru ari umunsi wa karindwi, ariwo munsi nyine w'Imana. Kuko twiga mu Katolike tujya kubatizwa no gukomeza, bajyaga batubaza ngo umunsi wa Mungu ni uwuhe. Aba umunsi wa Mungu nyine wari sabato. Ibyo ngibyo bikomezwa n'abayuda n'abadivantiste, ariko Kiliziya Gatolika yo yahisemo umunsi wo ku cyumweru kuko ari we Yezu yazutseho. Ibyo nari mbizi, rwose nari mbizi cyane, ari umuhamya wabyo. Ariko bagiye kuvuga baravuga ngo isabato ni umunsi wa karindwi, nkahita numva ahubwo ubujiji bwabo ahantu bushingiye, nkavuga se ni uwa gatandatu. Nkavuga ariko nk'ubu aba bantu numvaga mbasengeye nkumva ndanabababariye cyane, nkumva ninjishe. Ariko barangije babana nabo bamwe twiganaga, nubwo bamwe bari babisobanukiwe, ariko hari harimo n'abatabisobanukiwe. Abatabisobanukiwe abandi bagize amatsiko bajya gusobanuza bashishikaye, baragenda barabaza. Ngewe rero nakubwiye yuko ibyo numvaga bitandeba. Mu kubaza rero bagenda babaha amasomo, barabwira nyine ukuntu isabato ari umunsi wa karindwi, ukuntu ku cyumweru ari umunsi wa mbere, ari nawe niro. Naratashye bitangira kunzamo, ariko bitangiye kunzamo ndabyirengagiza umunsi wa mbere, numva nta kintu bimbwiye. Ariko noneho baza kuvuga ukuntu dimanche nyine ari umunsi wa mbere. Nicyo kintu cya mbere nabanje kumva nshaka kubanza kubaburanisha cyangwa kuburana nabo. Ushatse kujya kugimaka n'abati ibyo ni ibiki muba muri kuvuga? Yego, ikintu cya mbere, umunsi wa mbere ntazibagirwa wambabaje, ni umunsi narambuyeho dictionnaire njya ahantu handitse ngo dimanche, nasanze handitsemo ngo premier jour de la semaine, umunsi wa mbere w'icyumweru. Kandi umaze imyaka ingana ityo wari uzi ko ari uwa karindwi? Nzi ko ari uwa karindwi. Icyo gihe nibwo agahinda kanjye ka mbere katangiye kuza ku idini ryanjye nakundaga ryitwaga Gatolika. Nari mbizi ko ari Kiliziya imwe itunganye Gatolika,
numva na rwaserera yo kuvuga ngo hari irindi dini natekereza. Icyo ni icyambere. Hasigaye icyo umunsi w'isabato n'icyumweru kugumya kubigereranya. Ikindi kintu cya kabiri cyambujije amahoro ni ikintu cyatumaga manu irara ku yindi minsi ikagwa inyo, yagera vendredi bagatoragura kabiri ku isabato ntigwinyo. Ngaho urugendo rwanjye rw'intambara rwatangiriye. Cyambere nari ndi umwiyembezi, ntabwo ndi busubire kuri abantu nsuzugura cyangwa nereka ko ntari kumwe nabo ngo njye kubasobanuza. Ikindi babikuye muri Bibiliya kandi njye ntabwo nzi kuyisoma. Sinzi aho basomaga, sinzi aho babishakiraga. Icyo gihe nta nubwo wari wakanayigura. Oya, nari narayiguze. Yari iri mu rugo irambitse nk'uko ibindi bitabo byarambikwaho hari. Nari narayiguze. Ndangije rero urugamba ruratangira. Ndibaza ukuntu ndi bubigenze, noneho wa muprofe yongeye no kongera gusiba bya biganiro babijyamo. Noneho nsa nk'uwegura agatwi gakeya intoki ngo nse nkumva bya biganiro, ariko ntabereka yuko mbyumva. Ndabitarura n'ubundi ariko ntabereka ko ndimo kubyumva. Noneho ngeze mu rugo ntangira gushakisha mu gitabo bavuze ngo cyitwa kuva. Urumva twega muri Katolika y'iwacu cyitwa iyimuka Misiri. None bo batangiye kuvuga ngo ni kuva. Ariko ngeze muri ya Bibiliya kuko ndakibona ndagisoma. Yego, ndagisoma nza kugera haha aho byanditse. Ngo rero ntangira kwibaza iyo mbaraga n'icyo kintu. Ariko ntagenda avugana, ariko ubundi ko ndimo gupinga bariya bantu. Ubundi ibyo bavuze ko babivuze babikura muri Bibiliya, kandi Bibiliya uko byakagenda kose icyo cyo narayemeraga nk'ijambo ry'Imana, kuko twakuze dutozwa ko Bibiliya ari igitabo cyera, ari ijambo ry'Imana, ari cyo kubahwa. Ibyo byo nari mbizi. Kuba hari yera na ntagatifu byo ntago nari nzi kubitandukanya, ariko byose numvaga ko ari ijambo ry'Imana. Ndangije rero nongera kugaruka kuri b'abahungu. Ndibaza ariko ubundi barabahungu intambara bari kurwana n'iyiki, cyane ko abahungu bari abanyabwenge mu ishuri. Nta nubwo bari abahungu b'abakene ngo uvuga hari wenda ngo n'ubukene bubatera kuvuga ibyo. Nta nubwo bari n'abaswa ngo uvuge ngo hari wenda nuko babuze ubwenge. Ntangira nabo kubagarukaho. Buri ngingo indengera yo kuba koko nta kwimbika mu ijambo ry'Imana nk'iryo bazi. Ndibaza nti icyambere, ubundi ibi bintu sinkwiriye kureba nkamenya neza ukuri kubirimo, ko bari abantu ibyo basomaga babikuraga muri Bibiliya, ntago ari ibyo bahimbaga. Ndangije ndabyibaza, ariko nubwo ngiye kubisoma ndabisoma, ariko nisanga ari nabyo ntago nava muri Katolika. Ngewe nakwemera isabato nta kintwaye, najye nyubahiriza, ariko nanone ntago nava muri Katolika. Ibyo byo numva biranyangiye. Namaze igihe kigera hafi ku minsi 10 cyangwa irenga kuryama bingora. Narigaga, naratahaga nkitegura gusubira mu masomo nkayasubiramo, ariko nayarangiza amasaha ya nimugoroba guhera saa 3 cyangwa saa 4 abandi bamaze kuryama. Natangiye ubwo ntangira kwinjira muri Bibiliya, ariko mu Bibiliya nyijyanyemo ngiye gushaka icyo kintu cyitwa isabato bavuga uko kimeze. Hanyuma ikindi nari ngiye gushakamo ni uburyo nubwo naba mu isabato ariko bitambuza kuguma muri Kiliziya Gatolika. Ndimbitse ngiye muri hahandi mu kuva nsomye ayo makuru. Ndangije undi murongo wambabaje cyane, wambabaje icyo gihe ni muri Mariko nabwo 16.
Mariko 16 ahandi ari mu kuva 16 Mariko 16 nayo yarambabaje. Nasanzemo umurongo wa mbere uvuga ngo isabato ishize ku wa mbere w'iminsi 7 ngo Mariya Magadalena ngo bajya ku gituro basanga yazutse. Nongera kubura indi ngingo indengera usanga wa munsi Kristo Yesu yasutseho ni ku wa mbere. Ndabibana nibaza uko mbana nabyo, nibaza uko ayo makuru noneho ngiye kuyavuga. Ubwo urumva na makuru nihereranaga, narwanaga nayo bucece. Urumva handi iri ku ishuri ndi umwiyemezi waho udashaka kumva ibyerekeranye n'ibyo bigisha, cyangwa babone hari intambara iri kurwana. Yego handi mu rugo naho ndi gutaha ku muvandimwe wo muri ADP. Bwa mbere rimwe nigeze gutaha ntangiye gusa nk'ubumbura umunwa ngo numva uko babyumva, nza kumubwira ngo ariko uzi ko hari ikintu namenye. Arambaza ngo igiki? Uzi ko namenye burya yuko ku cyumweru ari umunsi wa mbere, naho umunsi w'isabato ari umunsi wa 7. Ahita anseka, aranseka arambwira ngo ubu rero ngo ubonye ugiye kwiga mu badive, ngo none ugiye gushakisha uburyo wajya ubona amanota, ngo none nawe utangiye kujya uvuga ibintu by'abadive. Ndamubwira wapi, suzi ko nigaga isabe rero nta nubwo ndagira ibyo barimo kwigisha, nta nubwo barageraho ibyo nizi isabe. Ibyo bari kwigisha ndabyumva cyane, nta n'ikibazo cyabyo mbifiteho, nta nubwo banansize, nta n'ikibazo mfite, nta kibazo cy'imyigire mfite kuko ndabyumva, ahubwo ibyo nibyo namenye. Baraseka nyine. Ubwo wa mbere mba ndamwumvise babigize urw'amenyo birahise. Intambara rero, ya ntambara n'ubundi iramfashe, nkajya ndara muri Bibiliya ndimo ndashakamo ibintu nanjye nzaburanisha babagenzi banjye b'abanyeshuri, ariko nyamara birengera Kiliziya Gatolika. Urwo rugamba ndubamo noneho mukuru, ariko ubwo niko bigenda, uko nsoma bikagenda binantera ubwoba, kuko nasangagamo ingingo zinsindaho kundengera. Ubwo umukuru wanjye yajyaga aza mu cyumba ndaramo, kuko yararebaga buri gihe, bikagera saa 5 itara ryaka, bikagera saa 6 itara ryaka, atangira kwibaza. Kandi noneho yanandeba akabona ibintu byarahindutse, akabona uko nagendaga nsoma umurongo hagati aho, ariko byageze aho uko ngenda nsoma Bibiliya, Imana igenda ingarurira n'andi makuru menshi ya kera, na bya bindi utitagaho mu gihe cyashize ntangira kubyitaho. Yego, ubundi ikintu cyajyaga kimbuza amahoro kera, najyaga nibaza ku mazina nitwa. Buriya nababwiye ngo nitwa Ingabire Marie Grace, ariko amazina nitwa nayo yajyaga mbuza amahoro, ntibaza kubera iki mu bana bose. Njye navutse iwacu ndi wa 7, ntibaza kubera iki papa yanyise Ingabire akongeraho na Grace. Muri make nahindura ngo Grace ni ubuntu, ubundi nkitwa Ingabire. Buriya nakuze nkunda muri Kiliziya Gatolika, twari tuzi ko ingabire z'Imana ari 7. Ingabire z'Imana 7 narabikundaga iryo somo cyane. Nakundaga ingabire y'ubwenge, y'ubujyanama, nkumva ndanyuzwe cyane n'izina nitwa. Noneho yakongeraho Grace, nkumva ubuntu bw'Imana, nkumva ayo mazina, nkumva ntazatatira igihango cy'icyo data yashakaga komba cyo. Ubwo rero ndimo gusoma Bibiliya, Imana yanyibukije byinshi. Urumva hari muri 95 9 mu ntambara yarabingaruriye, inyibutsa yuko ahantu nari mpagaze irahangarurira, inyibutsa ko hari igihe niyeze kureba isi nkayibura. Mbonye nyibuze, mbona ko itazongera kubaho, mbona ko nta bantu, nubaga ari finali. Ariko ingarurira yashushano nari mpagaze, ndavuga ngo ariko nka buriya isi yongeye kubaho, abantu bakabaho, nanjye nkabaho, byagenda gute? Inyibutsa yuko nagambiriye muri ngiye ngo ubwo buzima bw'iyo si numvaga ari ubuzima nzabanamo n'Imana, irabingarurira. Ibyo nabyo byikubita.
yego binyibutse isezerano nasezeranye nayo icyo gihe nubwo nari umukatolika ariko icyo gihe ariko ngira umuhigo ngira isezerano ibyo ngibyo navuga ngo byasaga nkaho byarangiye ubundi ingarurira ishusho imwe y'umwana twiganye isave yigeze kumbwira ikintu urumva mu bafuremarisite cyari ikigo cyabagamo abahungu gusa abakobwa twari bakeya kuko no mu ishuri abahungu bari nka 40 abahungu twari nka 40 mwenda na 5 ariko abakobwa twari nka 4 abahungu ari 41 twari tuzi kubana nabo bahungu umwana w'umuhungu rero nawe yaze kuva yari umuporo aza kumbwira ijambo na ry'Imana iza kuringarurira muri icyo gihe ndi kurwana no kumenya umucyo w'Imana w'ijambo ry'Imana yeze kumbwira arambwira ngo Grace ngo umwana mwiza ngo ntari biryawe ngo ariko ngo ukunda kugira amagambo menshi yo gusetsa cyangwa gukunda kuganira cyane ngo kandi ngiye narasomye ngo amagambo ibyo naby'Imana irabingarurira numva ntangiye kugarurirwa ibintu byinshi byatambutse ntangira kurwana n'icyo namenye urugendo ruratangiye urugendo rutanyoroheye urugendo rw'umwana w'umukobwa icyo gihe nari mfite imyaka 20 niyo nari mfite urugendo rurimo kwibaza ibibazo byinshi hari ibyo ndimo gusoma muri Bibiliya bitigeze binyorohera hari ubuzima bwo hanze nabwo butoroshye kubihuza rero nibyo byambereye ikibazo guhuza ishuri ndimo nigize umuntu udashaka kwereka yuko ibyo barimo mbirimo famiye nayo imenyereye yuko bafite abana baraho ariko baraho bakatoliki basenga ariko iby'abadive byo byara ibindi ntangira kwibaza urwo rugamba uko ngiye kururwana nuko ngiye kwitwara muri make rero narihuse nimbika muri Bibiliya itarigeze impagahenge ngo inyorohere infavorize kugira ngo bimwe nibwiraga byo kuba ububahiriza isabato nkaguma muri katolike byaranze kandi byanze ntazi nta muntu wundi w'umudive tuziranye uretse abanyeshuri twigana byanze ntazi ahantu urusengero rw'abadive ruri ntaho narinzi ngo mvuge ngo wenda ndi buhage kuko kujya ku ishuri oya na meme naha ngaha ikigaraho nabaga Kimisagara ntago narinzi urundi rusengero rundi imwizgaho ntago hari hanteye ikibazo kuko aho ngaho niho narindi rwose nta kibazo kindi wenda uretse ubwo iyo ntambara y'idini ndi kuyirwana n'ibyanditswe ariko no ku giti cyanjye imibereho yanjye ikindi wenda navuga hagati aho nibuse maze gutsindwa ko maze kubona ko burya ya sabato ngomba kuyijyamo nubwo bingoye icyo gihe kubera navuga ngo kugundagurana n'Imana ndibuka ko nataye ibiro 10 byarashize amagambo yashize ivuga uko nari nteye nuko nabagaho Imana ntiyigeze yemera yuko nkomeza kubibamo oya wenda nk'urugero nabayeho nubwo nari ndi umukobwa ariko ntago nari umukobwa ariko kubyerekeranye n'imyambarire ntago nari nzi kwambara ijipo n'ikanzu umwenda wanjye wari ipantaro uretse ntagiye kwiga muri aho ngaho apase kereka iniforme yonyine niyo natangiye kwambara nk'ijipo noneho rero igihe kigeze cyo kujya mu rusengero adeperi nari nyimenyereye najyanaga na mukuru wanjye nawe utari ufite ikindi akora ariko nari nemerewe najyanaga iyo pantaro kuko niyo mwenda yabonaga mfite nta nundi najyanaga ipantaro nta kibazo mfite ariko Imana imaze kunyemerera nkamenya uwo mucyo w'isabato ntago yanyemereye ngo ngumuko oya ntago yanyemereye ngo ngumuko nguko
urusengero twasengeragamo rwo muri ADPR hano ku Muhima rwitwa kuri la Fresheri ADPR ya Muhima, twasengeraga ku Muhima cyangwa mu Gakinjiro. Aho rero maririye kumenyera umucyo w'isabato, naribwiraga nubwo nta rusengero nzi, ariko ku isabato nihagera aho kugira ngo nirirwe mu rugo, kuko nababwiye ko nigaga ntaha, aho kugira ngo nirirwe mu rugo ndagenda nirirwe mu rusengero rwa ADPR, nirirweyo hanyuma nimugoroba ndi butahe. Ariko ikibazo cyahise kinyikubitaho rero cyo kwibaza ngo ndajya gusenga nambaye kandi ntawakuzanyemo icyo kibazo. Ninde se twabiganiraga? Ninjye n'Imana, kuko niyo twahanganaga ijoro. Navuga ngo ijoro ryose, kuko amanywa kenshi nabaga ndi mu ishuri, ahubwo iyo natahaga ngeze mu rugo maze gukora etide mu byigwa bindi bisanzwe, nibwo natangiraga kwegura Bibiliya. Icyo cyo kirananira, kujya mu rusengero n'ipantaro birananira. Ahandi ho muri ADPR ho nari ntuwe njyayo nta kibazo. Noneho naturira umwana umwe w'umukobwa twicaranaga, ndamwibuka Germaine, yari umwana wa Pasiteri Minega. Nza kumubwira ikibazo mfite, ndamubwira rero noneho ubu nshobora kujya gusenga, ariko umva ikibazo mfite. Ndakimubwira, yantije ijipo. Niwe wantije ijipo bwa mbere, njya mbyibuka yuko yantije ijipo itukura, ndayibuka, ariko yarabyibushye kundusha. Nibuka ko nayihambiriyeho hano, nkarenzaho umupira we nari nkufite, ndenzaho umupira, maze niyemeza yuko ndi bujye kwicara mu rusengero rwa ADPR. Oya, abadive ntago nari mbazi. Yego, igihereweho no guhindura imyambarire. No guhindura. Kuri iyo sabato hageze nyine narahinduye, kuko ndagenda. Ndibuka yuko namanutse hariya Kimisagara, nagera hariya Nyabugogo hafi na gare, imbere ya gare nabanje guhura n'abantu banzi aho ngaho ku ivuko, twari tuziranye, ariko barambona ari ku isabato. Urumva ntabwo nageraga isakoshi yo gutwaramo ibitabo, nafashe ya Bibiliya kare, narazindutse abantu bo mu rugo bataranabyuka bose, ko hato ngo hataza kugira umuntu mbuza cyangwa umbaza ngo ugiye he. Ndavuga ndaza kubisobanura, ariko rero natangiye kujya mbaganiriza ibyo, ndavuga ndaza kubisobanuraho ningaruka. Noneho ngeze hariya imbere ya gare muri uriya muhanda ngana aho ku Muhima, la Fresheri kuri ADPR, abantu ba mbere barambonye baravuga ngo yo, ngo reba wa mwana wo kwa Kanaka, bavuga papa, ariko intambara nimbi, ati reba wa mwana yaramutse, none reba agiye asigaye ajya gusenga. Ariko ubwo bo bahise bibwira yuko nyine ngiye gusenga ku isabato. Oya, ngiye gusenga ku isabato, dore disi asigaye ajya gusenga ku isabato. Wumvaga byari cyane, kuko wumvise amagambo bavuze maze kubasuhuza, wumvise ko biteye agahinda.